bakireba ikije babaye guturabona kunanya tuzagira ngo rero umesero kukibana kiri mu modoka ukajya gutogeza twabaza urabona uri mutumesero ho kubona kicemo wari urabona turi buce ajya ngo umuhanda wose nuwe Singiye gusobanuka tugenda cyagiyeyo. Bari. Izo turasubira mu rugo. Murabona ko turi mbo. Abantu mwe bagiye bari kaguye mu kapo. Witwa nde? Umukobwa mwiza witwa nde? Ariko abantu mwangira icyo amahoro ntacyo atwaye. Kwigiye wahereye wabyimbye ubundi ukorera umutwe w'iterabwoba. Abantu ubigiye waduhereye koko waduhaye amahoro. Shebi n'umuntu muraziranye. Nje naho nziranye nawe. None. Ahubwo ndi kumva no kukubaza n'amazina nje ndi kujya muraziranye. Nawapi ntago muzi. Ahubwo nje nagize ngo muraziranye. Niba mufite ikintu mupfa mubimbwire ndimenye. Ibyo waduhera uradushaka wiki. Uwo ndashaka kukwica. Wica neza. Ariko ubonye wambaye izo mask kugira ngo izo mask sizatere ndi. Wica wanjye se. Nimo nshaka kubaza uyu mukobwa ni waramuteye inda. Ibyo bintu utangiye byo gutera inda ni ibiki wowe? Ibi nibyo mba nanze. Kamubwira amazina yanjye ukuntu nitwa. Kamubwire n'ukuntu nitwa. Banyita Mbabara mwinshi banyita Aline. Aline mwashaka nitwa Aline Witonda Mbabarira. Urakeka ko yaba yaraguteye inda? Oya oya. Waramwimye umubeshya ngo urisuge niyo mpamvu yarakareguye. Cyakoze ndaguha amahirwe amwe gusa. Ndaguha amahirwe yo kumusezera. Kubera ko utazongera kumubona ntuzigera wongera kugira ibintu nk'ibi ngibi uranyumva Mana tubabariye musome bwa nyuma kutazongera kumubona ibi bintu bizongera kubaho sibyo birashoboka ibintu byo gusa Shiranje bayikiwe nakwana nawe shiranje bayikiwe Napoli. Hello? Hello? Hello. Hello? Nta makuru meza ko akazi wakarangije. Bosco numvise isasu wishe undi muntu. Kuva ryari ngo raporo ibyo nakoze wagicucu. Sorry. None se buriya zira gahunda tuzigenje gute? Reka tuzikore mu gitondo. Ndumva ari byo byaba byiza. Okay. Nta kibazo. Oui. Guhorera ni ibibazo. Kuva cyagiye nyine wava hano ntabe n'ijambo na rimwe twari twavugana. Nta kundi gusa nanjye ndumva nangiye kurambirwa. Serious. Umaze kundambirwa to. Nanjye nkubwiza ukuri. Ese ubu reka maze nkubwize nanjye ukuri ikindimo. Nanjye maze kurambirwa na bura bukobwa muhararanye bwakuraruye.
Se ushaka nkora iki? Ubundi ko mbere wajyaga unyumva ariko ubu ngubu nta kintu na kimwe cyanjye ushaka kumva, ntabwo ushaka kumva ko ndi umunyakuri mu byo nkubwira. Ubivuze neza ngo ko mbere najyaga nkumva. Uzi impamvu nakikumva se? Urayizi? Niba utanayizi rero reka nkubwire. Ndashaka aka kanya uhitemo umuntu umwe hagati yanjye nawe uriya mukobwa muhararanye bwakorewe. Uri kunyumva neza? Gutyo mbivuze. Ize kunze n'amakuru y'ingenzi. Afande, amakuru mashyashya muzaniye. Ahubwo ngiye ikintu cyo kubasaba, mwambabariye ko imbabazi mbasabye mukampa umugabo wanjye. Cyangwa basi niyo mutanamumpaye, mwamunyeretse basi nkanamenya ko ari muzima. Bamubwira madamu. Ahubwo nimuza anegisha. Hatubwire tujye kumufata. Tumukuzanire ku neza. Afande, ibyo urimo yigira byose umenye neza yuko ntari buva hano ntabonye umugabo wanjye. Ndabizi neza ko ari mwe mumufite. Kandi agira ngo mumenyeshe yuko ubuyobozi butarangirira aha ngaha. Utanamumpaye nzajya kumusaba ahandi. Uranyumva neza? Ushaka gukanga umuntu gusa. Bamubwira madamu. Ibyo nakubwiye n'ibyo. Ikindi kandi uzongera ugaruka aha ngaha ariko ushaka kuvuga umugabo turi. Rero mubwire yuko ibyo umugabo azajyamo byose, ibyo yakora byose nzagera mufate kandi nyakubwire ko ibyo yakoze byose azabyozwa. Waruzi n'iki? Mubwire uti umugore wanjye yashatse kwica aracyari aramumeka. Uramumpa ntabwo umumpa. Nibyo mubwiye nta kindi. Ntawe umpa. Nario. 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 Ariko se nta matangazo uri gutanga cyangwa uri kunyamamaza urambaza icyo nshaka? Nsohokera mu nzu. Guki? Nshaka kunsohokera mu nzu. Okay, ngiye musohokere mu nzu. Are you serious right now? Musohokere. Ahubwo umfashije wagira vuba. Waruzi ngo? Vivi, ugeze aho kunsohora mu nzu nk'imbwa. Nk'umuntu udafite ikintu avuze nyine. Wangize ukagenda uvuga ngo ndagukunda ngo ngiye ngo sinzi ko nabaho nagufite. Exactly. Niko bimeze niko bisigaye bimeze. Ariko mu by'ukuri kuri we narinzi ko basi byibuze nkunda by'ukuri. Musohokere mu nzu? Yego. Musohokere mu nzu? Yego. Kamba telefone yanjye. Sawa. Rugumemo. Ko yabagiye imyenda yawe? Imyenda yanjye wayijugunya hano hanze, wayiha abakozi, wayikoresha icyo ushaka. Icyo ushaka bari kuyikoresha. Gusa hari akantu najya nakubwiye. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo amazi arashyuha nibagirwa wambeho. Ufura kuri iki? Mbabarira wigenda ndagukunda n'ukuri.
ninde waguhaye uburenganzira bwo kujya umfata? Nta soni. I'm sorry boss. Gusa nanjye mfite uburenganzira bwo kumwicira akazi. Gusa mfite uburenganzira bwo kugira gute? Akazi kawe gakorerwa iwanjye mu rugo. Ahubwo nibuze ubwenge. Sohoka ngaho ugende. Bikira amahoro. Zakora ikarungu. Ngo nare karungu. Ahubwo ndashaka mumbwire igihe urugo rwanzarura mwarugiriye indiri yabicaye. Abicanyi. Amakuru yabicanyi ko nayo nzi. Ngo maki? Reka nta n'isoni uri muri yicishisha. Umva mubwire. Ca hangaha tugende nyareke yongegera ngo ni Mike. Nje nihanganire nayo. Ca hangaha tugende. Umva mubwire Jimmy. Niba wumva ukunda ubuzima bwawe, ntunkurikire. Nakubwiye ngo ikiza cyane uko wagenda. Kandi ntunzamurire isukari. Uranyumva neza? Niba ushaka ubuzima bwawe bw'amahoro, sohoka ngaho ugende. Ndavuze ngo sohoka ngaho ugende. Cyangwa nkurikire kuberere. Canga nawe. Sister, akiraga cyayi. Muba mwaronzemo utuzi mwaduciye umugezi oya rwose umva nkubwira icyo nshaka n'umwana wanjye Marayika n'ibyaha byanyu n'umubyijyanira. Sister, babara wirengera. Urabizi ndakuba. Uwo mwana we nakamubuje kuntu mwari muri kumwe. Nuraza kumumbariza hano. Kana kubika ikibazo kindi kugikurikirana. Nkubise siko bitoroshye. Nibiki se bitoroshye? Nibiki bitoroshyera? Ngenda kubwiye ngo ndashaka umwana wanjye. Koresha imbaraga zawe nk'umupolisi. Naho ubundi ibindi umbwira byo ntabyo nshaka nta nibyo nkeneye. Ariko mani ndagira kubaze. Kano kazi yoza karakanye nkora mukino nishakiye. Kano kazi kagera mubwiriza kagenderaho. Kagera amategeko kagenderaho. Uri kunyumva? Hagari duka ryanyu ngo nagenda nkure micyo shatse cyangwa isoko ngo n'uko nishakiye. Ufite amabwiriza bikurikiza. Ese wari ubizi ko kugeza no munota. Umugore wanjye ari mu bitaro. Ibi byose se ntago ari we kabitera. Ntago ari we nyirabayazana yabyo. Ntabwo ari wowe ra. Ngiye nakubwiye yuko nawe no gupfa no gupfa uzapfa. Nagusobanuriye ko nzarura ari umugabo mubi, ari umugome ntiwabyumva. Ushaka kwiha amategeko yawe. Icyo nkubwiye cyo nuko imbaraga utakoresheje zo kumbonera umwana ngomba kuzikoresha kuko ningewe namugiriye ku gise. Ibyo byose kubivuga nuko atari we gise cyari. Ngewe igiseke cyababaje cyari nkamwishakisha. Mari gezaho. Ndagira kubwiye ngo sinshaka unyongera stress. Gifite ibibazo byinshi byo gukemura narakemura. Winza n'ibindi bibazo hano rero. Nukunyumva? Wimvanga rero. Ujya mu bibazo rushoboye gukora. Ujye mu bintu ushoboye kugerageza ubishobore. Niba utabishoboye suba nge ntacyo mbwiye. Cyo nzi cyo nuko. Babarana inyurireho. Ndakomeza nshakishe kandi Marayika wahenze amubona. Ariko umenye yuko ibyo byose bizakugurisha bizakugora rwose. Umva mani. Ugabanye itabu unywa kabisa kuko nge nawe ntago bizahura. Urumva? Ese ubwo yagucitse ureba he? Nizere ko mutamwirukankanya abantu bose babareba. Kuko mwabikoze nge ntago twakiranuka mani.
uzi impamvu nakwica cyangwa nkubonye nk'abandi nuko ngukunda ariko wowe uba ushaka kunzamurira ibisazi uzi ibintu bindimo muri njyewe ni ibintu bibi cyane uzi ndo kunkuraga mu mutwe bitazamuka ko byaba bibi ese nkunda gukora iki gituma njyewe uzajya uhora unziritse gutya kupfa tukambuha nkaho ngenda akabwana ubundi se nagukora iki gituma ugira ibi byose wambara ukandeka wowe ushaka kunsiga kandi njye nkigukene nese ushakaho iki basi njye nyiguha ariko ndeke njye kwirebera icyanzanye humura akamarayika keza kazahabu kanjye ka diyama uri byose kuri njye uri ubuzima bwanjye sibyo rero niba uri ubuzima bwanjye simba nshaka kumba kure igihe cyose nkiriho cyangwa ukiriho cyangwa ngihari mba numva ko twakigumanira sibyo Kenicekeye wana ko twari turi kumwe ako ndamusanga kwa Manzi naribi ayo maniga ako kabici se kagucekeye man Mico kirakanyine ngo ku basore banje ntacyo bitwaye kabisa turagitumika naribi sawa naribi sohokana n'ibintu byawe byose ako ndongo mubwiye ngo tutarasohoka ngaho njyewe nande gukina nawe uzi ko n'amatakiri muri urugo atigeze nzanaho ubwo ry'inkungu nzanaho navuze ngo injira mu nzu usora ibintu byawe byose cyangwa gukurikiza wohowe asoni mpamvu ujambo baramubyiza ukuri cyane nuko nkunda kuko nikunda ariko ngiye kubivuga byose uvuga iki ariko ngiye hari gahunda nayo mfitanye nawe ubwo rero wajya kumuzana nta kubuza shikama hamwe wumve uvuze ko ikigo ni nyewe mabuze kamubwiza ukuri umva muri iyi minsi hangaha hari umusore umaze ibyumweru bigeze kuri 3 aba hangaha yazanwe na shani ngo n'umushariwe baranakunda radi sha n'ikimenyimenyi aratwite ngo ki yaramuteye inda shaka batwite mani shobora byose